kana ndimo ndashaka profile nayibuze mu gihe tujya muri reyo cyane hari abataka benshi cyane rero tujye muri reyo gusoza kuri reyo aperi tuyisoreza ahangaha iryo jigo banjye naje kubona na nuze na contact z'umu agent we Patrick Kabamba namwandikiye ubwo naza kunsubiza ubwo turaza ejo se gukora kuri biriya bintu by'amazina atatu biraryoha cyane Patrick Kabamba Boyeli biraryoha Andy Boyeli aje hanyuma reka twinjire mu ikipe bitamurera dossier yavugwaga y'abarundi igeze he ya Pichu na Bedi ibintu by'abarundi reka kwanza tubanze duhere kuri update wenda muri Rayon Sport murabizi ko abatoza barangizanyije nyine n'ikipe kugeza ubu ngubu Rayon Sport iriho ishakisha umutoza havuzwe amazina menshi yaravugwa abatoza muri Maroc havuzwe amazina menshi baragenda rero buzuza imyanya ejo twababwiraga abashinzwe mbuga nkoranyambaga zabo n'iki byose ngabo kwamaze kuhagera na Delphin undi rero narayemenye ni kit manager akaba ari Abdul Gakara abantu baramuzi abaye umukinnyi ukomeye cyane muri equipe ya Rayon Sport kwa bamutekereje bakamukura kabisa mu bushomeri bakamukura vraiment bakoze geste nza cyane abanyamupira babareyo twari tuganira kinyamupira hari Nyamirambo bambwiye bati rwose no umuntu wacu wadufashije ariko ntago ubuzima bwari bumeze neza ibyo ni ibintu bibaho ku isi ubwo rero ni muri urwo rwego bamutekereje murabizi ko wari kit manager yitwa Shafi ariko nawe nyine ubwo nawe yarangizanyije rimwe n'abatoza ubu rero kit manager rwose natagira igihinduka Abdul ku munsi wese byararangiye nyuma yo kubona situation ya Bedi na Pichu bigoye Rayon Sport mu bakinnyi ishaka irimo irifuza n'abakinnyi bakina hagati mu kibuga kubera ko miliyoni 80 Pichu na Bedi baciye Rayon Sport amafaranga menshi Rayon Sport ntabwo isanzwe itanga amafaranga nkayo ni menshi cyane niyo mpamvu rero Rayon Sport yafashe telefone ihamagara mu gihugu cya Zambia muri equipe ikomeye ya Zesco United ntabwo ari amakipe ntabwo ari abakinnyi badafite aho bakina uyakina muri Zesco United bahamagaye bati situation y'umukinnyi imeze gute uyu mukinnyi arahari ari ku isoko uyu nguyu rero akina hagati mu kibuga yitwa Kelvin Mubanga Kampamba subiramo amazina nushaka kureka ibintu yitwa Kelvin Mubanga Kampamba ndamufite hano imyaka 26 y'amavuko yavuze tariki 24 z'ukwezi kwa 11 akina muri Zesco United yambara nimero 7 mu mugongo Kelvin ni umukinnyi ukina hagati mu kibuga Kabamba igitangazo cy'umukinnyi and he's a player of the Zambia national team akina Chipolopolo ya Zambia akina hagati mu kibuga umunani box to box akora imipira hagati y'ijambo akina equipe y'igihugu ya Zambia sisi Yosef ugahita umushyira ku munani Zambia Yosef Rabari Zambia itsinda kode ibitego bitatu mu busa abayirimo urimo nibiki uri kumva median Sef umukasero wa mbere mu gihugu iruhande rwe hari yasubiremo amazina atatu wowe yitwa Kelvin Mubanga Kampamba bafunga noneho uwo bita Yosef Rab avundereza hereza umwataka gusakira ku isahani murere ricumu mu byihorera ibintu byaro birakomeye cyane umuzahirwa rero nawe nabonye ngo bisa n'ibigeze kure bamukomeje dutangira Axel ati kiganiro akaba ari umwe mu basore babahanga cyane uyu nguyu akaba ari uwitwa Ifunga Jonathan Ifaso Ifunga Jonathan Ifaso umukongomani umusore difa yatije muri equipe ya Simba nawe akaba akina inyuma barutayizamu 24 y'amavuko yavutse tariki 10 z'ukwa gatatu muri 1999 afite imyaka 24 yavukiye i Kinshasa ni mwana kinwa akinira equipe ya difa Hassani El Jadida umukongomani wenyeme yarambwe ati Ronaldinho na Vinicius nabo naba Brazil kuko abakongomani n'abakongomani kuko urebye inyanja Atlantika ufashe ikarita y'isuka isasa ugafata Congo ahantu ikora kuri Atlantika ugafata na Brazil ukabihuza ukwemye inyanja ukwemye inyanja bihita bifatana bata abantu bagiye bavana bakajya Portugal gwenje ibisheke ababyeyi babo mu myaka nka 600 ize bakamanura muri Brazil free atabona abakongomani abo bantu regeye kumanura bari kinye muri Dauphin Noir akina muri Nyuki n'abakinnyi bakomeye cyane bakina muri
Al Jadid. hanyuma reka mbabwire rero nanjye ayo mfite Rayon Sport ngo uyu munsi ngo iramanura icyo bita umuzamu mu karere ukomeye ngo uvuye mu ikipe izwi indani bamaze kuyama umuzamu uyu munsi kandi mwiza mu karere agomba gusinya. Hafite abandi bakinnyi barimo uwitwa Andrew Mfiri nawe ukinira igihugu cya Zambia, Kelvin Kapamba wavugaga nawe bamumbwiye. Andrew Mfiri nawe ari kuvugwa cyane muri Rayon, rutazamu gukomeye Andrew Mfiri cyane izina ryagarutsweho cyane. Andrew Mfiri banaye no gukurikirana. Hanyuma Ojera na Ruvumbu ngo mutuze musinzire aba barongera nacyo. Oya byarangiye Ojera byarangiye bya rwose ngo nabandi. Ojera azava yitwa Mukono aza gusinya amasezerano muri Rayon Sport. Bari kwipasa muremure. Tugomba gufata umwanya tukazazipanga zimaze gusinyisha ubundi tugatangira tukareba ukuntu seze zaba imeze. Uyu yitwa Uwiringiyimana Theophile ati ndi muri Zambia. Uwo mukinnyi ndamuzi aba no mu ikipe y'igihugu ya hano muri Zambia, umukinnyi ukomeye cyane. Abantu hari abantu ariko tubaza kuri YouTube ngo Rayon Sport ngo izabona ikibahemba re ifite amafaranga ijya gutangira renga miliyari, ifite miliyari ni ishobora no kuzarenga kuko andi makuru narenga buse andi makuru narenga buse muri gahunda ya tembera u Rwanda. Burya twajyaga tubyitiranya, burya hari tembera u Rwanda hari na visit Rwanda tandukanye cyane. Tembera u Rwanda ni imbere mu gihugu, ni imbere mu gihugu, niyo hanze guhamagara bari hanze ngo baze gusura igihugu. Hanyuma mu nyumve neza abantu ufite calculatrice mwandika. Tembera u Rwanda ngo uzatanga ishobora gutanga miliyoni 400. Duteranye amafaranga ndateranya mu mutwe. Score amafaranga izaha Rayon Sport hatarimo ibikoresho, amafaranga cash. Yego. Miliyoni 240. Yego. Yego. Tugenda. Canal Plus izaha Rayon Sport miliyoni 85. Oya igitandatu. Oya kanari baga miliyoni 34 mu kuvugurura izabaha hagati ya miliyoni 160 n'ijana ariko byibuze bariye ku 160. Ubwo ziba 240 kongeraho igitandatu 400. Nyanza na Ruhango miliyoni 150. Oya nijana kwizigira umuntu wagwa amakuru ko nibereye kuri office nijana ko Nyanza yararangiye baravugurura. Ruhango ijana ni inoti ya desa uturere 200 abaye 600 miliyoni 600. Shop Life iryita ni iryitanu mu myaka 3 ni imyaka 3 basinyane n'itanu 450 igitanu muri sezimwe tubare muri sezimwe twongera kuri za sisa zibaye 750. iyitwa ikizwa New Friday menaho ivuga miliyoni 100. alala 850 kuri stade azinjira miliyoni 250. miliyari imwe na miliyoni 100. Shyiraho tembera u Rwanda miliyoni 400 mu myaka 200. Rayon ijya gutangira na sasa miliyari imwe n'igice tutabaze muri Rayon Day izinjiza miliyoni 60 mu kigo. Toza match special force. Nyamirambo. Abashyira batarakanda kanyenyeri, abafana muri fan club mutarakanda kanyenyeri.